ariko nimuhumure tuzatsinda kubwa Yesu. Nshuti ntucike intege urugamba, nubwo Satani aturwanya duhagarikiwe n'Imana. Azaza uwamwami Yesu, Satani n'abadayimoni barimbuke burundu. Ibyari imibabaro bizahinduka ibyishimo iteka. Azaza uwamwami Yesu, Satani n'abadayimoni barimbuke burundu. Ibyari imibabaro bizahinduka ibyishimo iteka. Imibereho yo muri iyi si iragoye, imfubyi zirarira, abapfakazi bararira. Ubukene bwarembeje benshi muri iyi si. Iyi si ikeneye gutabarwa n'Umwami wo mu ijuru. Musore wese w'imfubyi ndetse n'abapfakazi, bababarana n'abababaye, umubiri uhande umusunga iteka. Azaza uwamwami Yesu, Satani n'abadayimoni barimbuke burundu. Ibyari imibabaro bizahinduka ibyishimo iteka. Azaza uwamwami Yesu, Satani n'abadayimoni barimbuke burundu. Ibyari imibabaro bizahinduka ibyishimo iteka. Mbega umunezero utangaje tuzagira, ubwo Yesu azaba agarutse kuri iyi si. Abasinziriye bose bazazukira icyarimwe muri cya gitondo cy'umunsi, ubwo tuzaririmba intsinzi. Kubabara cyangwa gutaka ntibizongera kubaho, kandi umubabaro ntuzongera kubaho ukundi, kuko uru rupfu ruzaba rumizwe no kunesha. Tuzabwira urupfu tuti, kunesha kwawe kurihe? Urubari rwawe rurihe? Ko Yesu watsinze ari ku ngoma. Haranira kuzaba mu ijuru, tuzaririmba indirimbo tutarumva kuri iyi si. Icyo tubifurije nuko tuzabana mu ijuru. Haranira kuzaba mu ijuru, tuzaririmba indirimbo tutarumva kuri iyi si. Icyo tubifurije nuko tuzabana mu ijuru. Haranira kuzaba mu ijuru, tuzaririmba indirimbo tutarumva kuri iyi si. Icyo tubifurije nuko tuzabana mu ijuru.